Yesu nashimwe bene data nongeye nanone kubaha ikaze muri gahunda yo gusoma Bible. Turashima Imana ikiturinze aho turi hose, kandi twongera kwibukiranya guhora twiyeza aho tutakoze ibitunganye, gufasha abababaye, gusengerana niba ari mugenzi wacu utamerewe neza uri mu bibazo tukibuka kumusengera, tugasura abarwayi, tugaha ibyo kurya abashonje n'ibindi byose bitandukanye bijyanye no gufashanya mu buzima. Turi mu gitabo cy'abacamanza igice cya 6, ngo Abisirayeli baneshwa n'Abamidiyani, Uwiteka ababwira impamvu. Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka, Uwiteka abahana mu maboko y'Abamidiyani imyaka 7. Nuko Abamidiyani banesha Abisirayeli, batera Abisirayeli gushaka aho kwihisha mu bihanamanga byo mu misozi no mu mavumo no mu bihome. Kandi Abisirayeli barangizaga kubiba, Abamidiyani bakazamukana n'Abameleki n'ab'iburasirazuba bakabatera, bakagandikayo bagasiribanga imyaka yabo ukageza i Gaza. Ntibabasigire na ruminja, naho yaba intama cyangwa inka cyangwa indogobe mu Bisiraheli. Bazamukanaga n'amatungo yabo n'amahema yabo basa n'amarumbo y'inzige. Ubwabo n'ingamiya zabo ntibyagiraga umubare, bazanwaga no kurimbura icyo gihugu. Nuko Abisirayeli bariheba cyane kubw'Abamidiyani, baherako batakambira Uwiteka. Icyo gihe Abisirayeli batakambiye Uwiteka kubw'Abamidiyani. Uwiteka batumaho umuhanuzi arababwira ati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli ivuze iti, nabakuye muri Egiputa no mu nzu y'uburetwa, nuko mbakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'ababarenganyaga bose, mbirukana imbere yanyu mbaha igihugu cyabo. Ndababwira nti, ndi Uwiteka Imana yanyu, mwe kubaha imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko mwanga kunyumvira. Umurongo wa 11 igice cya 6 turavuga ngo Imana itoranya Gideyoni kuba umukiza w'Abisiraheli. Nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi w'Umwabiyezeri. Umuhungu wa Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihishe Abamidiyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyambaraga we, ugira n'ubutwari. Gideyoni aramusubiza ati, Mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, ni iki gituma ibyo byose bitubaho? N'imirimo ye yose itangaza iri he? Iyo basogokuruza batubwiraga ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uwiteka aradutaye, yatugabije Abamidiyani. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana, ukize Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, si jye ugutumye? Gideyoni aramusubiza ati, ariko Uwiteka, Abisirayeli nabakirisha iki? Iwacu ko turi aboroheje mu muryango wa Manase, nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data yose. Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri nzabana nawe, kandi uzanesha Abamidiyani ntuneshe umuntu umwe. Gideyoni aramusubiza ati, niba mpiriwe mu maso yawe, nyereka ikimenyetso kimpamiriza ko ari wowe tuvuganye. Gideyoni arongera aravuga ati, ndakwinginze ntuvaha kugeza aho ndi bugarukire nkuzana ituro nkarishyira imbere yawe. Marayika aramusubiza ati, ndaguma aha kugeza aho uri bugarukire. Gideyoni agiwe, abaga umwana w'ihene, akora n'udutsima tudasembuye twa efa y'ifu. Inyama zishyira mu cyibo, umufa wazo awusuka mu rwabya, abimusangisha munsi y'igiti cy'umwera aramuhereza. Maze marayika w'Imana aramubwira ati, enda iyi nyama n'utwo dutsima ubishyire hejuru y'iki gitare, usukeho n'umufa wazo. Nuko abigenza atyo. Nyuma marayika w'Uwiteka atunga ipfundo ry'inkoni yari yitwaje, arikoza ku nyama n'utwo dutsima. Uwo mwanya umuriro uva mu gitare utwika izo nyama n'utwo dutsima. Nuko marayika w'Uwiteka aramubura, ntiyongera kuboneka imbere ye. Maze Gideyoni amenye ko ari marayika w'Uwiteka aravuga ati, ni ishyano Mwami Imana, kuko mbonye mu maso ha marayika w'Uwiteka turebanye. Nuko Uwiteka aramubwira ati, humura witinya ntupfa. Gideyoni aherako yubakira Uwiteka igicaniro aho ngaho, akita Yehova Shalom.
kiracyari ku musozi Ofura wa Biezeri na bugingo n'ubu. Gideyoni asenye igicaniro cya Bali. Uyu ni umurongo wa 25 ku gice cya 6. Nuko ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati, enda imfizi ya so ntoya wende n'inzu ya kabiri imaze imyaka 7, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bali, uteme Ashera iri hafi yacyo, maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubatsweho igihome ubyitondeye. Kandi wende imfizi ya kabiri uyitambeho igitambo cyoswa, ucyosheshe inkwi za Ashera uri buteme. Nuko Gideyoni ajyana abagabo 10 bo mu bagaragu be, abigenza nk'uko Uwiteka yamutegetse. Ariko yabikoze nijoro, ntiyatinyutse kubikora ku manywa, kuko yatinyaga abo mu muryango wa se n'abatuye muri uwo mudugudu. Bukeye bwaho abo muri uwo mudugudu babyutse mu gitondo kare, basanga igicaniro cya Bali gisandaye na Ashera yari hafi yacyo yaguye, n'imfizi ya kabiri yatambwe hejuru y'igicaniro cyubatswe muri iryo joro. Barabazanya bati, ninde wakoze ibi? Barabibaririza bamenya ko ari Gideyoni mwene Yowasi wabikoze. Nuko abo muri uwo mudugudu babwira Yowasi bati, sohora umuhungu wawe apfe, kuko yasandaje igicaniro cya Bali agatema Ashera yari hafi yacyo. Yowasi asubiza abamuhagurukiye bose ati, murashaka kuburanira Bali cyangwa murashaka kumukiza? Ati, ushaka kumuburanira bamwica hakiri kare. Niba ari Imana niyiburanire, kuko basandaje igicaniro cyayo. Nicyo cyatumye uwo munsi Yowasi yita Gideyoni Yerubali, avuga ati, Bali nimurege, kuko yasandaje igicaniro cyayo. Umurongo wa 33 ku gice cya 6 turavuga ngo Gideyoni asaba umuhamya ngo amenye ko ari we Imana itoranyije gukiza Abisiraheli. Abamidiyani bose n'Abameleki n'ab'iburasirazuba bateranira hamwe, barambuka bagandika mu kibaya cy'Iyezereli. Imana iha Gideyoni ku mwuka wayo, aherako avuza ikondera. Ababiyezeri bateranyirizwa aho ari. Atuma impuruza mu gihugu cya Manase cyose, nabo bateranira aho ari. Atuma izindi mu Basheri no mu Bazeburuni no mu Banafutali, barazamuka ngo bahure. Gideyoni abwira Imana ati, niba uzakirisha Abisirayeli ukuboko kwanjye nk'uko wavuze, dore ngiye kurambika ubwoya bw'intama ku mbuga. Nisanga ikime gitonze ku bwoya gusa, ahandi hose habukikije humye, nzamenyeraho yuko ushaka gukirisha Abisirayeli ukuboko kwanjye nk'uko wavuze. Nuko biba bityo. Gideyoni azindutse mu gitondo kare, asanga bwanese, arabukamura, avanamo amazi y'ikime, yuzura imbehe. Gideyoni arongera abwira Imana ati, ntundakarire, mvuge rimwe gusa, ndakwinginze nongere ngerageshe ubu bwoya. Noneho ubutaka bwose buneteshwe n'ikime, ariko ubwoya aba ari bwo busigara bwumye. Nuko Imana ibigenza ityo muri iryo joro, ubwoya bwonyine burakakara, ubutaka bwose buratota. Igice cya 7. Gideyoni anesha ingabo z'Abamidiyani. Yerubali ari we Gideyoni n'abantu bose bari kumwe nawe bazinduka mu gitondo kare, bajya kugandika ku isoko ya Harodi, kandi ingando z'Abamidiyani zari kasikazi yaho mu kibaya giteganye n'umusozi More. Nuko Uwiteka abwira Gideyoni ati, abantu muri kumwe bakabije kuba benshi, nicyo gituma ntemera gutanga Abamidiyani mu maboko yanyu, kugira ngo Abisiraheli batanyirariraho bati, amaboko yacu niyo yadukijije. None genda ujye imbere y'ingabo urangururutse. Utinya wese muri mwe agahinda umushitsi, nave ku musozi Galeyadi atahe. Nuko abantu inzovu 2 n'ibihumbi 2 barataha, hasigara inzovu imwe. Uwiteka aherako abwira Gideyoni ati, abantu baracyakabije kuba benshi, manukana nabo mujye ku mugezi mbakugeragerezeyo. Nuko uwondi bukubwire ko ari we mujyana aba ari we mujyana, kandi uwondi bukubwire nimujyane ntagende. Nuko amanukana n'abo bantu bajya ku mugezi. Uwiteka abwira Gideyoni ati, umuntu wese uri buje abagize amazi ururimi nk'imbwa umushyire ukwe, kandi uri bunywe apfukamye umushyire ukwe. Umubare w'abanywesheje amashyi uba 300, ariko abandi bose banyoye bapfukamye. Uwiteka abwira Gideyoni ati, abantu 300 banywesheje amashyi nibo nzabakirisha, kuko nkugabije Abamidiyani. Nuko abandi bose nibasubira iwabo.
abo 300 benda impamba za bagenzi babo n'amakondera, maze Gideyoni yohereza Abisirayeli bandi bose mu mahema yabo, ariko we asigarana n'abo 300, kandi urugerero rwa Midiyani rwari hepfo ye mu kibaya. Iki ngiki ngiye nko mu buzima busanzwe, iki gice ikintu nagisanisha ni iyo Imana ishatse kukugirira neza mu buzima. Hari igihe ibanza ikareka ibintu bikabanza bikaba bibi cyane, kuko iyo umerewe neza, iyo umeze neza nta kibazo na kimwe ufite, niyo Imana yagukorera igitangaza, wowe cyangwa se abandi bantu ntago wabiha agaciro, kuko n'ubusanzwe usanga umerewe neza. Ariko reka turebe ku muntu usanga uri mu bibazo byinshi bitandukanye, byaramwuriyeho byose, ibibazo bikamujyaho byose. Hari umuntu usanga afite ikibazo cy'ubukene, adafite aho aryama, adafite icyo arya, akarwaragurika, akabura amafaranga yo kujya mu bitaro n'iki. Uwo muntu rero hari igihe Imana ireka ngo bikube kugira ngo izigaragaze, nikora igitangaza, ibyo byose ikabigukiza, abantu bavuge bati iyi ni Imana yabikoze. Ni iki gice rero Imana yabonye ko Gideyoni yari yafashe abantu benshi bo kujya kurwana n'aba Midiyani Abamidiyani. Imana yaguti aba bantu bakabije kuba benshi, nimujya kurwana nkabarwanirira mukanesha Abisirayeli, bazavuga ko ari bo babikoze. Niyo mpamvu ushaka kwigaragaza ko ndi Imana, ujyane n'ingabo nke, hanyuma nzabavana namwe mutsinde, bazamenye ko ari jye Uwiteka yabikoze. No mu buzima busanzwe rero nuko Imana igukorera igitangaza koko, ikakureka ibintu bikaba bibi cyane, kugira ngo n'ukuri nubivamo ibyo bintu ukabona igisubizo, wowe n'abandi bakorera bazavuga bati iriya ni Imana yabikoze. Si imbaraga ze, si ubwenge bwe, ni Imana yabikoze. Umurongo wa 9 ku gice cya 7 haravuga ngo Imana igira Gideyoni inama y'uko bazarwana. Ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati, haguruka umanuke ujye mu rugerero rwabo kuko mbakugabije, kandi niba utinya kumanuka, jyana n'umugaragu wawe Pura muri urwo rugerero, mwumve ibyo bavuga, uhere kugira imbaraga. Nuko manuka ujye mu rugerero. Amanukana n'umugaragu we Pura, bagera mu ngabo za mbere zari zirinze urugerero. Abamidiyani n'Abameleki n'ab'iburasirazuba bari bararaye mu kibaya, basa n'irumbo ry'inzige n'ingamiya zabo zitabarika, bingana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja. Nuko Gideyoni agezeyo, yumva umuntu arotorera mugenzi we ati, umva ye, narose inzozi mbona irobe rya sayiri ritembagara mu rugerero rwa Midiyani, ryikubita ku ihema, iryo hema rihera ko rigwa rigaramye. Mugenzi we aramusubiza ati, nta kindi, iyo ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi, umugabo wo mu Bisiraheli. Imana yamugabije Abamidiyani n'ingabo zabo zose. Nuko Gideyoni yumvise izo nzozi nuko zisobanuwe, ashima Imana, asubira mu ngando z'Abisiraheli, arababwira ati, nimuhaguruke kuko ingabo z'Abamidiyani Uwiteka yazitugabije. Nuko abo bagabo uko ari 300 abagabanyamo imitwe 3, umuntu wese amuha ikondera n'ikibindi kirimo ubusa, bashyiramo urumuri. Arababwira ati, mundebereho uko ngira namwe aba ariko mugira. Ningera ku ngabo za mbere munyitegererezeho, ibyo mubona ngira aba ariko mugira namwe. Nuko nimvuze ikondera nabo turi kumwe, namwe muhere ko muvuza amakondera mu mpande zose z'urugerero, muvuge muti kubw'Uwiteka na Gideyoni. Igice cya 19 ku murongo wa 7 baravuga ngo Abamidiyani batatana. Nuko Gideyoni n'abantu 100 bari kumwe bagera mu ngabo za mbere mu kavamashyiga. Bari bagejeje igihe abarinzi bahinda abandi, bahera ko bavuza amakondera, bamenagura ibibindi bari bafite mu ntoki. Nuko iyo mitwe 3 ivugiriza icyarimwe amakondera, bamenagura ibibindi, bazunguza imuri n'ukuboko kw'imoso bafashe amakondera mu kuboko kw'iburyo, bayavuza barangurura bati, inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Umuntu wese ahagarara aho ageze, bakubye urugerero rwa Midiyani. Ingabo zabo zose zicikamo igikuba, ziravurungana zirahunga. Nuko abo bantu 300 bakomeza kuvuza amakondera. Uwiteka atera Abamidiyani gusubiranamo, bicanya inkota. Nuko ingabo zisigaye zirahunga, zigera i Betishita ku nzira ijya i Zerera,
no mu rugabano rwa Beri Mehora hateganye n'Itabadi. Abisirayeli bo mu Banafutali n'abo mu Bwasheri n'abo mu Bamanase mu Bumanase bose bateranira hamwe bakurikira Abamidiyani. Kandi Gideyoni atuma impuruza mu gihugu cyose cy'imisozi ya Efurayimu kubabwira ngo bamanuke batere Abamidiyani, babatangirire ku ruzi Yorodani kugeza i Betibara. Nuko Abefurayimu bose baraterana babategera ku ruzi Yorodani kugeza i Betibara. Bafata abatware babiri b'Abamidiyani, Orebu na Zebu. Orebu bamwicira ku gitare cya Orebu, Zebu bamwicira ku rwengero rwa vino rwa Zebu. Bakurikira Abamidiyani maze bazanira Gideyoni igihanga cya Orebu n'icya Zebu hakurya ya Yorodani. Iki gice kiraryoshye cyane. Murumva uburyo Imana yabarwaniriye, nta nubwo barinze kugenda ngo barwane bakoresha inkota zabo barwana. Imana yamubwiye ibyo ari bukore, barabikora, kuvuza ikondera no gukubita ibibindi gusa. Kandi iziriya ngabo z'Abamidiyani zari nyinshi cyane. Juste gukora ibyo bintu bibiri ntibigeze bamanuka ngo bajye kurwana nabo. Imana ikora ibintu ku buryo bagize ubwoba, batangira ngo kurwana hagati yabo, batangira kwicana hagati yabo, abandi barahunga. Turangije gusoma uko byabagendekeye. Ni ukuvuga ngo ni ukuri, hari igihe umuntu uba ubona ko ibintu ari bibi cyane, uko hasi ibintu nzabivamo, ubona situation imeze nabi. Niyo mpamvu abarokore bagambwa Imana na nyuma ya Zeri irakora. Ni nk'ibi ngibi ibyo uba ubona ko bidashoboka, kandi Imana irabishoboye. Nta kintu na kimwe kijya kinanira Imana yacu. Byose imbere yayo ni ubusa. Niyo ifite ibisubizo byose mu biganza byayo. Igice cya 8, Abefurayimu batunganya Gideyoni abasubizanya ineza. Abefurayimu baramubaza bati, niki cyatumye utaduhuruza ugiye kurwana n'Abamidiyani? Waduketse iki? Baramutunganya cyane. Narababaza ati, nakoze iki gihwanye n'ibyanyu? Mbese impumbano z'imizabibu y'Abefurayimu nizirusha umwengo wose w'Ababiyezeri kuryoha? Kandi abatware b'Imidiyani Orebu na Zebu Uwiteka yarababagabije. Mbese mbarushije iki mu byo mwakoze? Amaze kuvuga atyo, umujinya bari bamufitiye uracogora. Nuko Gideyoni ageze kuri Yorodani, yambukana n'ingabo ze 300 zari kumwe nawe bagwisari, ariko rero bakomeza gukurikirana Abamidiyani. Ageze Isukoti abwira abaho ati, ndabingize mumfunguririre abantu twazanye kuko bagwisari, kandi turacyakurikiranye abami b'Imidiyani, Zeba na Salumuna. Abatware b'Isukoti baramusubiza bati, mbese Zeba na Salumuna ubwo urabafite tukabona gufungurira ingabo zawe. Gideyoni aravuga ati, Uwiteka namara kungabiza Zeba na Salumuna, nzaza ntanyagurishe imibiri yanyu amahwa yo mu ishyamba n'imifatangwe. Abatware b'Isukoti baramusubiza bati, mbese Zeba na Salumuna ubwo urabafite tukabona kugufungurira ingabo zawe? Gideyoni aravuga ati, Uwiteka namara kungabiza Zeba na Salumuna, nzaza ntanyagurishe imibiri yanyu amahwa yo mu ishyamba n'imifatangwe. Maze Gideyoni avayo ajya i Penuweli, n'abaho arababwira bene ibyo. Nabo bamusubiza nk'uko ab'Isukoti bamushubije. Nuko abwira ab'i Penuweli ati, ningaruka amahoro nzamenagura uyu munara. Igice umurongo wa 10 ku gice cya 8 ngo Gideyoni yica Zeba na Salumuna. Kandi Zeba na Salumuna bari i Karikori, n'ingabo zabo zacitse ku icumu zo mu ngabo zose z'Iburasirazuba. Bose bari abantu nk'inzovu imwe n'ibihumbi 5, kuko abaguye ku rugamba bose bitwaje inkota bari agahumbi n'inzovu 2. Maze Gideyoni azamukana mu nzira ijya mu banyamahema iburasirazuba bw'Inoba ni Yogibeha, anesha izo ngabo kuko zari ziraye. Nuko Zeba na Salumuna barahunga, ariko arabakurikirana, afata abo bami b'Imidiyani Zeba na Salumuna atatanya ingabo zabo. Gideyoni mwene Yowasi agarukira ku musozi w'Iheresi aratabaruka, ahura n'umusore wo mu b'Isukoti, aramufata amubaza iby'iwabo. Nawe amwandikira amazina y'abatware b'Isukoti n'ibisonga byaho,
bose baba 77. Ageze mu Bisukoti arababwira ati nimurebe Zeba na Salumuna mwari mukica umugani ngo mbese Zeba na Salumuna ubwo urabafite tukabona gufungurira abantu bawe barushye. Nuko ajyana abatware bo muri uwo mudugudu aca amahwa yo mu ishyamba n'imifatangwe abizitagurisha Abisukoti, maze asenya wa munara w'i Penuweli yica abantu bo muri uwo mudugudu. Aherako abaza Zeba na Salumuna ati mbese abantu mwiciye i Tabora basaga bati? Baramusubiza bati basaga nawe, umuntu wese wo muri bo yasaga n'umwana w'umwami. Arababwira ati bari abavandimwe ndetse ni bene mama, mbarahiye Uwiteka uhoraho iyaba mwarabakijije sinajyaga kubica. Mukabwira imfura ye Yeteri ati haguruka ubice, ariko uwo musore atinya gukura inkota ye kuko yari akiri muto. Nuko Zeba na Salumuna baravuga bati haguruka utwiyicire ubwawe, kuko uko umuntu ari nako imbaraga ze zingana. Gideyoni aherako arahaguruka yica Zeba na Salumuna, yambura ingamiya zabo ibirezi byari ku majosi yazo. Umurongo wa 22 ku gice cya 8 ngo Gideyoni yanga kwimikwa. Maze Abisirayeli babwira Gideyoni bati noneho udutegeke wowe ubwawe, uzaturaga umwana wawe n'umwuzukuru kuko wadukijije Abamidiyani. Gideyoni arabasubiza ati sinemeye kubategeka, n'umuhungu wanjye ntabwo azabategeka, ahubwo Uwiteka niwe uzabategeka. Maze arababwira ati hariho icyo mbasaba, umuntu wese muri mwe ampa impeta zo ku matwi z'iminyago mwazanye. Abamidiyani bambaraga impeta z'izahabu ku matwi yabo kuko bari Abishimayeli. Baramusubiza bati turaziguhera neza. Nuko basasa umwenda bazirundaho, umuntu wese azanye impeta zo ku matwi z'iminyago. Kandi kuremera kw'izo mpeta z'izahabu yabasabye ko ari shekeli 1,700 z'izahabu, udashyizeho ibirezi n'imishunzi n'imyambaro y'imihengeri abami b'Imidiyani bambaraga, kandi udashyizeho imisibo yo ku majosi y'ingamiya zabo. Maze Gideyoni abikoresha umwambaro witwa efodi, awushyira mu mudugudu we witwa Ofura. Nuko Abisirayeli bose bakajya baza kuramya bakawurarikira. Ubera Gideyoni umutego n'abo mu nzu ye. Hanyuma Abamidiyani bacogozwa n'Abisirayeli, ntibongera kubyutsa umutwe. Mu gihe cya Gideyoni igihugu gihabwa ihumure kimara imyaka 40. Yerubali mwene Yowasi arataha agumiwe. Gideyoni uwo abyara abahungu 70 kuko yari afite abagore benshi, kandi yari afite inshoreke Ishekemu, nayo ayibyaraho umwana w'umuhungu amwita Abimeleki. Maze Gideyoni mwene Yowasi apfa ageze mu zabukuru, bamuhamba mu mva ya se Yowasi kuri Ofura na habene Abiezeri. Umurongo wa 33 igice cya 8 aravuga ngo Abisirayeli basubira inyuma Gideyoni amaze gupfa. Nuko Gideyoni amaze gupfa, uwo mwanya Abisirayeli bahindukirira Bali barabaramya barabararikira, kandi Bali Beriti bayigira imana yabo. Ntibaba bakibuka Uwiteka imana yabo, yabakishije amaboko y'ababisha babo babagotaga bose, kandi ntibagirira neza inzu ya Yerubali ari we Gideyoni nk'uko yagiriraga neza Abisirayeli. Igice cya 9 haravuga ngo Abimeleki yica bene se bose, Yotamu wenyine arokoka. Abimeleki mwene Yerubali ajya i Shekemu kwa ba nyirarume, avugana nabo mu rugo rwa sekuru ubyara nyina, arababwira ati ndabinginze mumbarize Abishekemu bose muti icyabamerera neza nuko mwatwarwa n'abahungu ba Yerubali bose uko ari 70, cyangwa nuko mwatwarwa n'umwe. Kandi mwibuke ko ndi amaraso yanyu kandi ndi ubura bwanyu. Ba nyirarume bamuvugira ayo magambo yose imbere y'Abishekemu bose. Abishekemu bumva bemeye gukurikira Abimeleki, baravuga bati koko ni mwishwa wacu. Nuko bamuha ibice by'ifeza 70 bakuye mu ndaro ya Baliberiti. Abimeleki abigurira abantu b'inguzi bakubagana, baramukurikira. Ajya kwa se kuri Ofura, asanga bene se bateraniyeyo, ari bo bene Yerubali bose uko ari 70, abicira ku gitare.
ariko Yotamu umwererezi wa Yerubali ararokoka kuko yari yihishe. Umurongo wa 6 ku gice cya 9 ngo Yotamu abacira umugani w'umwami w'ibiti. Nuko abagabo bose b'Ishekemu bateranira hamwe n'ab'inzu ya Milo bose barahaguruka bimikira Abimeleki i Shekemu munsi y'igiti cy'umwera cyari cyateweho. Rubanda babibwira Yotamu, aragenda ahagarara mu mpinga y'umusozi w'Gerizimu, arabakomera n'ijwi rirenga aravuga ati, yemwe ab'Ishekemu mwe, nimunyumve Imana nayo ibumve. Kera ibiti byari bigiye kwimikamo umwami ngo abitegeke, byinginga igiti cy'umwelayo biti ujye udutegeka. Ariko umwelayo urabibaza uti, mbese narekeshwa amavuta yanjye akoreshwa ibyo kubaha Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Maze ibiti byinginga umuti n'ibiti, ngwino udutegeke. Ariko umuti urabibaza uti, mbese narekeshwa uburyohe bwanjye n'imbuto zanjye nziza no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Maze ibiti byinginga umuzabibu uti, ngwino udutegeke. Umuzabibu urabibaza uti, mbese narekeshwa vino yanjye inezeza Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Ibiti byose bihera ko byinginga umufatangwe biti, ngwino udutegeke. Umufatangwe usubiza ibiti uti, ubwo mushaka kunyimika ngo mbe umwami wanyu nyakuri, muze mwiringire igicucu cyanjye. Niba bitari by'ukuri, umuriro uzava mu mufatangwe umareho imyerezi y'i Lebanoni. Yotamu yongera kubabaza ati, mbese mwakoze iby'ukuri? Mwakiranutse ko mwimitse Abimeleki? Mwagiriye neza Yerubali n'abo mu nzu ye? Mwamukoreye nk'uko yari akwiriye gukorerwa? Data yabarwaniraga ahaza amagara ye, akabakiza amaboko y'Abamidiyani. None mwahagurukiye inzu ya data, abahungu be 70 mwabiciye ku gitare, mwimika Abimeleki umwana w'umuja we kugira ngo abe umwami w'Abishekemu, kuko ari mwene wanyu. Niba ubu mukoreye Yerubali n'ab'inzu ye iby'ukuri n'ibyo gukiranuka, nuko nimunezererwe, Abimeleki nawe abanezererwe. Ariko niba atari ko biri, umuriro uve kwa Abimeleki urimbura ab'Ishekemu n'ab'inzu ya Milo, kandi umuriro uve mu b'Ishekemu no mu b'inzu ya Milo urimbure Abimeleki. Nuko Yotamu arirukanka arahunga ajya i Beri, agumayo kuko yatinyaga Abimeleki mwene se. Umurongo wa 22 ku gice cya 9 ngo Imana yitura Abimeleki n'ab'Ishekemu inabibagiriye bene Yerubali. Abimeleki amara imyaka 3 ariwe mutegeka w'Abisiraheli. Nuko Imana itegeka umukuyobya kujya ateranya Abimeleki n'ab'Ishekemu. Ab'Ishekemu bahera ko bagambanira Abimeleki kugira ngo urugomo bagiriye bene Yerubali 70 n'amaraso yabo bijye kuri Abimeleki mwene se we wabishe. No kub'Ishekemu bamutije amaboko kwica bene se. Nuko ab'Ishekemu bashyiraho abantu bo kumubikirira mu mpinga z'imisozi, kandi bahamburira abagenzi benshi banyura muri iyo nzira, maze babiregera Abimeleki. Nuko Gari mwene Ebedi azana na bene se bajya i Shekemu. Ab'Ishekemu bahera ko baramwiringira. Bukeye bajya mu mirima, basarura inzabibu zabo barazivunga, barishima cyane, binjira mu ngoro y'ikigirwamana cyabo, bararya baranywa, bahera ko bavuma Abimeleki. Nuko Gari mwene Ebedi aravuga ati, Abimeleki ninde? Kandi Shekemu ninde icyatuma tumukorera? Siwe mwene Yerubali? Na Zebuli siwe umutwarira? Nuko nimukorere Hamori se wa Shekemu. Ariko ni iki gituma dukorera Abimeleki? Icyama akaba ari jye ubategeka. Nakuraho Abimeleki, nabwira Abimeleki nti, ongeza ingabo zawe usohoke. Zebuli umutware w'umudugudu yumvise amagambo ya Gari mwene Ebedi, ararakara cyane, atuma intumwa kwa Abimeleki rwihishwa ati, Gari mwene Ebedi na bene se baje i Shekemu, kandi barakugandishiriza umusozi. None hagurukana n'abantu muri kumwe, muze nijoro mubikirire mu mirima. Ariko ejo mu gitondo kare izuba rirashe, muzahaguruke musakize umudugudu. Nuko Gari nabo bari kumwe nibaza kukurwanya uzabone kubagirira uko ushoboye. Nuko Abimeleki ahagurukana n'ingabo ze zose zari kumwe nawe, bagenda nijoro bubikirira i Shekemu,
bigabanijemo imitwe ine. Maze Gadi mwene Ebedi arasohoka ahagarara imbere y'irembo ry'umudugudu. Abimeleki nabo bari kumwe barahaguruka, bahaguruka mu gice. Nuko Gadi ababonye abwira Zebula ati, dore bari abantu bamanuka mu mpinga z'imisozi. Zebula aramusubiza ati, ubonye ibicucu by'imisozi ukagira ngo ni abantu. Ariko Gadi yongera kuvuga ati, dore hariho abantu baturutse mu mabanga, kandi umutwe umwe uturutse mu nzira yo kumwera w'abapfumu. Zebula aherako aramubwira ati, kwa kwirarira kwawe kuri he? Kuko wavuze uti, Abimeleki ninde bigatuma tumukorera? Bariya si ba bantu wasuzuguraga. None ngaho sohoka urwane nabo. Nuko Gadi arangaza imbere y'ingabo z'i Shekemu ajya kurwana n'Abimeleki. Abimeleki aramwirukana aramuhunga, hakomereka benshi inzira yose kugeza no ku irembo mu muharuro. Abimeleki aguma kuri Aruma, maze Zebuloni yirukana Gadi na bene se kugira ngo batongera gutuma i Shekemu. Nuko bukeye bwaho abantu bajya mu mirima, Abimeleki arabibwirwa. Aherako ajyana ingabo ze azicamo imitwe itatu, bubikirira mu mirima. Nuko arungurutse abona abantu bava mu ngo, babahagurukiramo barabica. Maze Abimeleki n'abo muri ya mitwe bari kumwe baravuduka, bahagarara ku irembo ry'umudugudu. Nuko imitwe ibiri yo muri iyo mitwe itungukira ku bantu bose bagiye mu misozi barabica. Maze Abimeleki yiriza uwo munsi arwanya umusozi, yica benewo arawuhindura. Maze asenya umudugudu awunyanyagizamo umunyu. Nuko abantu bose bo mu munara w'i Shekemu bumvise ibyo, banyegera mu nzu yo hasi munsi y'indaro ya Elibereti. Babwira Abimeleki yuko abantu bose bo mu munara w'i Shekemu bateranye. Nuko Abimeleki azamukana umusozi Salumoni n'abantu bari kumwe bose. Maze Abimeleki yenda intorezo, atema ishami ry'igiti, arariterura ariterera ku rutugu, abwira abari kumwe nawe ati, nimutebuke uko mubona nkoze abe ariko mukora namwe. Nuko umuntu wese muri bo atema ishami ry'igiti, bakurikira Abimeleki, bayarunda kuri ya nzu bayibatwikiramo. Nuko abantu bo mu munara w'i Shekemu bapfuye, abagabo n'abagore umubare wabo bari nk'igihumbi. Abimeleki aherako ajya i Tebesa agandikayo arahatsinda. Ariko muri uwo mudugudu harimo umunara ukomeye. Niho abantu bose b'uwo mudugudu bahungiye, abagabo n'abagore barikingirana, burira hejuru y'uwo munara. Abimeleki ajya kuri uwo munara arawusakiza, yegera urugi rwawo ngo arutwike. Nuko umugore wo muri bo atera Abimeleki ingasire mu gahanga arakamena. Uwo mwanya Abimeleki ahamagara umusore umutwaje intwaro ati, kuri inkota yawe unyice, hatagira uvuga yuko nishwe n'umugore. Uwo musore aramusogota arapfa. Abantu ba Isirayeli babonye ko Abimeleki apfuye, barataha umuntu wese agiwe. Uko niko Imana yituye Abimeleki nabi yagiriye se, ubwo yicaga bene se 70. Kandi nabi yose y'ab'i Shekemu Imana irayibitura, kandi umuvumo wa Yotamu mwene Yerubali ubageraho. Igice cya 10 aravuga ngo Abisirayeli bongera gucumura Uwiteka. Hanyuma ya Abimeleki, Tora mwene Puwa mwene Dodo wo mu muryango wa Isakari ahaguruka gukiza Abisirayeli. Yari atuye Ishamiri mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu. Amara imyaka 23 ari umucamanza mu Bisirayeli, aherako arapfa, bamuhamba Ishamiri. Hanyuma ye hahaguruka Yayiri w'Umunyagaleyadi, amara imyaka 22 ari umucamanza w'Abisirayeli. Kandi yari afite abahungu 30 bagendera ku byana by'indogobe 30, kandi batwaraga imidugudu 30 iri mu gihugu cya Galeyadi, yitwaga Havoti Yayiri, n'ubu niko icyitwa. Nuko Yayiri arapfa, bamuhamba i Kamoni. Ariko Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka, bakorera Bali na Ashitaroti n'imana z'Isiriya n'imana z'i Sidoni n'imana z'i Mowabu n'imana z'Abamori n'imana z'Abafilisitiya, bimura Uwiteka ntibongera kumukorera. Uwiteka niko kurakarira Abisirayeli uburakari bwaka nk'umuriro, abahana mu maboko y'Abafilisitiya no mu y'Abamoni. Muri uwo mwaka baburabuza Abisirayeli barabahata, bamara imyaka 18 babagirira nabi Abisirayeli bose bo hakurya ya Yorodani mu gihugu cy'Abamori i Galeyadi. Hanyuma Abamoni bambuka Yorodani kurwanya Abayuda n'Ababenyamini n'ab'inzu ya Efurayimu.
nuko abisirayeli bariheba cyane. Abisirayeli bahera ko batakambira Uwiteka aravuga bati, twagucumuyeho kuko twakwimuye uri Imana yacu tugakorera za Bali. Uwiteka abaza Abisirayeli ati, si jye wabakijije Abanyegiputa n'Abamori n'Abamoni n'Abafilisitiya, kandi Abasidoni n'Abameleki n'Abanyamawoni babahataga muntakambiye mbakiza amaboko yabo? Ariko ubwo mwanyimuye mugakorera izindi mana, sinzongera kubakiza ukundi. Nimugende mutakambira Imana mwitoranirije, aba ari zo zibarengera mu gihe cy'ubwihebe bwanyu. Abisirayeli batakira Uwiteka bati, twaracumuye koko, noneho utwigirire uko ushaka, ariko turakwinginze utwikirize kuri iki gihe gusa. Bahera ko bakura ibigirwamana by'abanyamahanga hagati muri bo, bakorera Uwiteka. Uwiteka nawe agira ishavu ry'imibabaro y'Abisirayeli. Abamoni baraterana bagandika i Galeyadi, Abisirayeli nabo baraterana bagandika i Misipa. Nuko abatware b'i Galeyadi barabazanya bati, mbese umugabo muri mwe uzabanza kurwana n'Abamoni ninde? Uwo ari we wese azahabwa ubutware mu Banyagaleyadi. Tugiye kurekera hano nanone. Imana ikomeze kubaha umugisha. Tuzakomeza ubutaha, kandi nkomeza kubasabira ngo Imana ikomeze kubarinda mu byo murimo byose. Imana ikomeze kubana namwe, naho ubutaha.